Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza aho ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi twizere ko umunsi w'ejo ugomba kugenda neza. Muri ubu buzima niko bigenda, uyu munsi biranga ariko ejo biba bizakunda. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, ni amakuru agezweho by'umwihariko amatora yashyushye, igihe kiregereje mw'abantu mwe. Nizere ko buri wese amaze gutegura ashingiye ku bantu nyine bari kugenda biyamamaza, amaze gutegura rwose mu mutwe we uwo agomba kuba atora, yaba ku mwanya w'ubudepite cyangwa se ku mwanya w'umukuru w'igihugu, aho abarimo Mpayimana Philippe, uyu nawe akaba yamaze gutanga kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Si uwo nguwo gusa, uwitwa Rwigara, uyu nguyu muramuzi, ni umukobwa rwose wavuga ko ari umwe mu bantu rwose bakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ku bibazo bitandukanye, yitwa Diane Shima Rwigara. Uyu nawe akaba yamaze gutanga kandidatire ye ariko ituzuye ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Yavuze ko ibyangombwa byabuze kuri we ari bike cyane rwose, ngo agomba kubizana mu minsi itarenze 2. Ni mu gihe kandi yatangaje amagambo menshi ndaza kukubwira muri aya makuru, rwose agenda aseka cyane, yisetsa abwira abanyamakuru ati byari bigoye muri 2017 kwinjira byibuze no kwiyamamaza, byari bigoye, byari urugendo rugoye, ariko kuri iyi nshuro rwose ntabwo byari bigoye cyane, nubwo n'ubundi amananiza atabuze, ariko kuri iyi nshuro rwose wavuga ko ibintu ari sawa cyane, ntiyababeshye. Niyitwa Diane Shima Rwigara, uyu nguyu akaba ariko yaje kubatangaza. Ndaza kukubwira byinshi kandi muri aya matora umugabo yavuye mu karere ka Kamonyi aza kwiyamamaza afite ibyangombwa bitarenze, ni abantu bamusinyiye bonyine, nicyo cyangombwa cyonyine yari afite, nabo batageze muri 50. Uyu mugabo wo mu karere ka Kamonyi ndaza kukubwira yaje aje gusinyisha, aje gutanga kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ariko igitangaje rwose uyu nguyu akaba yabuze ibyangombwa, noneho yasinyishije abantu 50 bonyine. Igitangaje yabuze tike imusubiza iwabo mu karere ka Kamonyi. Amatora arashyushye, hari abari kuza bari seriye, hari n'abari kuza ubona ko nyine babigize urwenya, ubona ko wamugani ejo mu minsi ishize, ngira ngo ni ku munsi w'ejo, nibwo leta y'u Rwanda yatangaje ko hari abantu by'umwihariko biganjemo itangazamakuru bari kugerageza gupfobya cyangwa se gutesha agaciro amatora, bari kugerageza nyine kuyatesha agaciro binyuze muri bamwe mu bakandida bari gutanga kandidatire zabo. Umuntu akabishingira ku bakandida abona, ngira ngo ejo nibwo twakubwiye, ngira ngo ni inkuru dufite kuri niyo nkuru iheruka, ndumva niba nibuka neza, ni inkuru ibanziriza iheruka, ni ukuvuga ngo ni inkuru ya gatatu uhereye kuri iyi ugasubira inyuma, urahita uyibona video y'umugabo witwa Barafinda ari gutanga imigabo n'imigambi yiwe, avuga ati njyewe ngomba kuzana politiki itogotera mu mitima y'abanyarwanda, abanyarwanda bakavuga bati ni njye munyapolitiki uzi ubwenge ubereye kuyobora igihugu cyiza nk'iki ngiki, ati gikeneye umugabo uri smart nkanjye, yitwa Barafinda. Ku munsi w'ejo nibyo yari arimo atangaza, ariko kuri iyi nshuro undi mugabo uvuye mu karere ka Kamonyi akaba yaje kwiyamamaza rwose, uyu nguyu akaba yiyamamaje rwose, ariko akaba yangira ngo rero nyine nk'uko nari maze kubikubwira, umugabo nyine ajya kwiyamamaza abura ibyangombwa. Reka mbanze ngusabe gukora subscribe ndetse kandi ufungure notification kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Nyemerera mwikaze ku buryo burambuye muri aya makuru. Duhere kuri iyi nkuru ivuga ko Diane Shima Rwigara yatanze kandidatire ituzuye ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Diane Shima Rwigara wifuza kuba umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu ategerejwe muri Nyakanga 2024, yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire ye kuri uyu wa kane tariki ya 30 Gicurasi. Nibwo Diane Rwigara wigeze gushaka kwiyamamaza muri 2017, ariko bikaza kugaragara ko atujuje ibisabwa abakandida bigenga basabwaga rwose.
kuri iyi nshuro nyine akaba yakiriwe ku biro bya NEC na perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Oda Gasinzigwa. Mu byangombwa bisabwa yatanze harimo ibaruwa itanga kandidatire, umwirondoro, ikimenyetso kimuranga gishyirwa ku rupapuro rw'itora, ilisite y'abantu 600 bashyigikiye kandidatire ye, inyandiko y'ukuri, icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko, amafoto 2 magufi na fotokopi y'ikarita y'irangamuntu. Hari ikindi cyemezo cy'amavuko n'icyemezo cyerekana ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko. Mu byo asabwa hari ibyemezo atari afite birimo inyandiko y'umukandida yemeza ko nta y'ubundi ubwenegihugu yari afite cyangwa yaretse ubwo yari afite, n'icyemezo gitangwa na muganga wemewe. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Oda Gasinzigwa yamubwiye ko ibyangombwa adafite adakwiye kugira impungenge kuko yazabitanga nyuma. Igikorwa cyo kwakira kandidatire cyatangiye kuwa 17 Gicurasi 2024 kikaba kiri busozwe kuri uyu wa 30 Gicurasi 2024. Diane Rwigara yagaragaje ko agereranyije na 2017 kuri ubu urugendo rwo gushaka imikono y'abashyigikiye kandidatire ye rwagenze neza. Yavuze ko yizeye ko kandidatire ye izemerwa kandi ko mu kwiyamamaza yiteguye gushyira imbaraga nyinshi mu guteza imbere imikorere by'umwihariko abantu bikorera ku giti cyabo. Rwigara yavuze ko leta yari ikwiye kongera imbaraga mu gufasha abanyarwanda bashora imari nk'uko bikorwa mu korohereza abanyamahanga bashora imari mu Rwanda. Yagaragaje ko yatanze imikono y'abantu barenga 900 bitandukanye n'uko muri 2017 yari yatanze abantu barenga 1200. Abandi bamaze kwakirwa nyine muri NEC cyangwa se bamaze gutanga kandidatire zabo ku mwanya w'umukuru w'igihugu barimo Paul Kagame watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi, Dr Habineza Frank wa Green Party, 4 bigenga barimo Manirareba Herman, Habimana Thomas, Barafinda Sekikubo Fred ndetse na Hakizimana Innocent ndetse rwose n'abandi bagiye batandukanye. Gutangaza liste nakuka y'abakandida bemejwe bizakorwa kuwa 14 Kamena 2024. Itora rya perezida wa repubulika rizaba kuwa 15 Nyakanga, by'umwihariko abanyarwanda bari mu mahanga bo bakaba bazatora nyine rwose nabo bazaba bagira uruhare mu kugenda neza kw'amatora. Umunyarwanda wese arasabwa gutora. Uku kwiyamamaza kwagaragayemo udushya twinshi rwose, ubona ko rwose abantu benshi cyane, ariko benshi cyane bagiye bavuga bati ni amatora yagaragayemo udushya mana nyagasani. Ngahe nguko umugabo wo mu karere ka Kamonyi we ubwe yiyiziye aza gutanga kandidatire ye, ariko biza gusanga nta byangombwa afite byuzuye. Abantu 50 bonyine mu bantu 600 bagomba gusinya nibo bamusinyiye. Igitangaje uyu mugabo yaje n'imodoka zine twita twegerane, ava Nyabugogo aragenda, agezeyo arabitanga, ariko nyine urumva ntibyakiriwe kubera ko ntibyari byuzuye. Igitangaje yabwiye abanyamakuru bari aho ko nta tike afite imusubiza iwe mu karere ka Kamonyi. Ngahe nguko ni byinshi. Leta ku munsi w'ejo yatangaje ko hari abantu bari gupfobya amatora ndetse kandi bari gutesha agaciro nyine aya matora, bigendanye no kuba nyine hari abanyamakuru bagenda nyine bakwirakwiza amakuru adafite nyine aho ahuriye n'ukuri ku matora, ndetse kandi nyine bikaba bifite aho bihuriye n'abakandida bashobora kuba biyamamaza. Gusa nyine NEC cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe gutegura amatora cyo kigomba kubikoraho neza ku buryo umukandida wese uzemererwa kwiyamamaza azaba ari umukandida wemewe n'amategeko kandi ufite ibyangombwa byuzuye. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, iyi ni IDC Rwanda TV, kora subscribe tujye duhana umunsi ku munsi.